Hari abantu benshi bavuga bati sinongera gukunda ukundi, kandi rimwe na rimwe baba babivuze nyuma yo kubabazwa cyane. Ariko kuri nuko heartbreak ishobora guhindura uko umuntu abona urukundo, gusenya trust no gutuma umuntu atenya kongera kwizera. Gusa nubwo butinya kongera kwizera, urukundo rw'ukuri rurahari, ariko gusa na heartbreak irahari cyane. Uyu munsi reka tuvuge impamvu abantu benshi batinya kongera gukunda nyuma ya heartbreak. Icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse. Let's go. Niba munyemereye mureke dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni uko baba batinya kongera kubabara. Umuntu wababaye cyane atinya attachment, kuyibuka uko yarize, uko yababaye ndetse n'uko yatakaje amahoro. Gusa muri byaranditse ngo wamenetse umutima Uwiteka aba ari hafi, aho ni Zaburi 3:4-18. Gusa ni byiza yuko umuntu ajya amakenga mbere yo gukora ikintu cyangwa kugitangira. Naho kabiri, batakaza trust, kubeshwa cyangwa guhemukirwa. Bishobora gusenya trust cyane ku muvuduko uri hejuru cyane. Umuntu agatanya gutekereza ati ese nongera kwizera nde? Abo kwizera hari rwose, gusa bisaba gushishoza. Ni byiza yuko umanza kwizera washishoje. Naho gatatu, batekereza yuko abantu bose ari kimwe. Oya rwose ntago ari kimwe. Rimwe na rimwe umuntu umwe ashobora gukomeretsa umutima w'umuntu agatangira kubona abantu bose ari kimwe. Uwo muntu akomerekeje agatangira kubona abantu bose ari kimwe. Gusa ntago aba ari kimwe. Abantu bazima bahari, gusa ariko n'inyamaswa zirahari. Ni byiza yuko ibintu byose bikwana ubushishozi ndetse n'ubwitonzi. Naho kane, memories ziramukurikira. Hari amagambo, amafoto cyangwa place bituma umuntu atangira kwibuka ibyabaye, bigatuma gukira rero bifata intera ndende cyane. Naho gatanu, baba bafite fear yo kongera gutakaza umuntu. Attachment ikomeye cyane ituma gukunda ibabaza cyane. Niyo mpamvu bamwe bavuga bati beta ko basingwa aho kongera kubabara. Rero gatandatu, babuze self confidence. Heartbreak zimwe zituma umuntu yibaza ati ese nongera gukundwa? Yego rwose uzakundwa, bishoboka cyane ubona urukundo rwiza cyane kurenza nuko wabitekereza. Muri byaranditse ngo uwaremwe mu buryo bwitangaje kandi bwiza, aho ni Zaburi 139:14. Ibyo bivuze yuko ufite agaciro kandi ukwiriye urukundo rwiza kurenza nuko wabitekereza. Naho karindwi, baba batarakira mu mutima. Abantu benshi bihutira gusubira mu zindi relationship mu gihe umutima utarakira neza. Ariko ibyiza manzi uke wiyubake gusubira muri relation uburetso gato, kubera ko igihe cyo kujyamo kiracyari cyane. Niyo mpamvu fear yo kongera gukunda ikomeza. Ariko kuri nuko heartbreak ishobora gukomeretsa umutima cyane kurenza nuko wabitekereza. Ariko gukira birashoboka cyane, no kongera kwizera birashoboka cyane, no kongera gukunda birashoboka cyane. Wowe tegereza igihe cyawe cyahari kandi cyakugenewe. Kandi icyo gihe ni cyiza kubera ko uzakinjiramo nta amagara cyangwa se nta bindi bintu bigangakisha ufite. Muri biraharanditse ngo hari igihe cyo gukira kandi hakaba n'igihe cyo kongera gusenga. Aho no mubwiriza 3:4. Rero higiye umutima wawe kandi wikomeze, ntutakaze icyizere cy'urukundo. Ariko nanone kangira akantu mbibariza. Wigeze kubabazwa ku buryo wumva utazongera kongera gukunda? Tukandikirego muri comment niba warigeze kubinyuramo. Ariko nanone ni video izakurikiyeho nirurangiza, kubera ko tuzavuga ibimenyetso birindwi by'uko ari ugukunda umuntu utagukunda. Hari igihe uba arya abantu benshi birengagiza kugeza igihe umutima wawe umenetse cyane. Mbibutsa yuko cyane bituko kutavugwa nishishwa ibiganiro gendanye n'inkundo ndetse n'imibanire. Kanda subscribe ukane no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'indi video ikurikira.